wakisha abantu Mana wabitijwe titangiye ku musaraba ukadukiza ibyaha mwami komeza udukize utabare igeze ahantu hakomeye mwami Mana komeza udutabare udukize isi igeze hakomeye udukize mu kwakiza cyose cya COVID-19 kidacika komeza udukize nkuko wazuye umwana wawe Lazaro amaze iminsi 3 mwami komeza udukize mwami data mwami komeza udukize amadayimoni yose udukize mwami udukize komeza udukize mwami wowe komeza udukize ubuzima turakweretse kugira ngo ukize abavandimwe baje hano mu butayu mwami nabo babasha gukizwa bafashwe bazagukurikire mwami maze nabo bagiye bigisha inkuru nziza yawe mwami komeza udukize haleluya haleluya mwami komeza udukize udufashe udutsindira amadayimoni haleluya bene data haleluya 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 murakoze kuba mwitabiye hano mu butayu tuje mu masengesho y'iminsi 40 tuzamara iyo minsi 40 yose tutajya tutanywa dutegereje umwami Yesu kwaza amen rero kugira ngo tutangire amasengesho neza nuko buri wese yamanza kwihana ubundi umwami wacu akaza neza amen amen rero uwa mbere yatangira kwihana akayibaza n'ibibazo ndetse n'ibyifuzo afite haleluya amen haleluya amen none Imana yanjye reka nihane ndagaswinginga Imana yanjye Imana ngewe ibyaha byose nkwana ibyinshi ariko ndagasimana rwose uzahura agacupa n'inywere ibindi nta bintu bimbwiye Mana ibintu byose nkora ni byinshi cyane haleluya amen haleluya amen ibyaha ndagaswinkora ni byinshi namwe nimba mubikora mubivemo arakoze umugenzi wanjye tugiye kumarana iminsi 40 hano mu butayu haleluya 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 amen Mana ndakubaza ibibazo bitatu ABCD Mana ngiye kukubaza ibibazo Mana kubera iki wemeye ko Yesu umuhungu wawe igikomangoma sha gitwira ku musaraba umuhungu wawe Mana icyo ni ikibazo cya mbere gikomereye isi yose Mana kubera iki tugusaba imvura wajya guteza ugateza izatwara n'abantu Mana irabura nagare tuba twagusabye Mana ndagaswingingi nkuko mugenzi wanjye yabivuze esebura nitugera mu ijuru zatugurira gacupa mwami Yesu hano tuzamara iminsi 40 ariko nituhava inzara zawe yatwishe Mana hano hantu buri utugire neza twanavutura n'ibyana Mana ni no mu butaya ahantu hano negereye n'imigano n'iki Mana yanjye rero ndagusabye ikindi kintu Mana ndakubaza ikindi kibazo kubera iki ufata umwana wawe wiremeye hano kwisi ukamuhereza inkoko wamara kumuhereza inkoko Mana igatera igaturageje ukahereza agacamo paka kabakanayifuza haleluya Mana yanjye ibyo ni ibiki Mana kuki wifata Mana ugafata umukobwa mwiza nka Veronique Mana ukamuhereza akabuno kangana na biye Mana agacundu kabumuhereje urubona rungana n'igitebo Mana ikibazo none reka ngere kubyifuzo Mana icyo ni ikibazo cya be Mana ikibazo cya be nkuko nari nyikomeje Mana haleluya Mana ndakikubaza ni icyifuzo ngezo cya reka manze negereze none umwana haje Mana yabaye nk'aba bakobwa bose bakuri ino si warabahaye nyuma nkaho uyu mukobwa sha Isera nde wanjegera waje gusenga ndewe haleluya bene data haleluya nimukizwe ibyo ngibyo nakajyabashemo baje gusenga Imana umwami wacu ariko mukizwe turi mu butayu tuje gukizwa tuje kurarikira ibyo byose urakoze kubutuza tuje gukizwa mu minsi 40 nasanya kora byaje oya nibyo ntabwo byatuzanye oya nimukizwe oya nawe muntu w'Imana
muntu wa data nawe kizwa Pasi jewe oya oya mu minsi 40 n'abantu tutazayimara oya kizwa ako pasi kuko ngo ndi oya kizwa we mwihangane ibyo ngibyo ntabwo biragufataho murabona hashize dusenga none rero bene data ndagira ngo umwami Imana azasange twamaze kwihana nimuhumirize nyuma y'iminota ibiri yonyine arabaje kubakiza ibyaha byanyu byose no.